ako si uburi hehe ko kwa muhungu umuntu araguhamagara ukitabisha umuntu gusa habe no kuvuga ngo reka nitabisha mo ako manzi wagiye witabukaza ugasanga umuntu araguhamagara ukakomeza uhagaza aho ngaho erega nicyo kintu cya mbere kibaho dupfa mwana wanjye ubuzima bugarutse ko utazakiza ese ubwo nje ndi kukubwira ukuntu nguhamagaye ninde ukubwiye ko nshaka kugukubita Makobwa ari Makobwa ase manzi kubona ngukubita inshi warangiza ukavuga ngo ndakurenganya koko nk'ubu koko umwana umwe mfite hano kumenya gahunda za Makobwa nabyo birakunanira ndi namusize mu gikari ngenza hano kwambara hano rara kutari kunywa ya matabi ya mama kandi usanze niyo hagarara handi gufata umuyaga gira ngo manzi sinumva rya tabi wongeye kurisomaho mama nawe urigeze nk'ibyo navuye mu nzu nje kwifatira akayaga rega nta muntu n'umwe ujya wemera ko amatabi y'urumujya yawe igihe cyose barahakana ikibazo cyawe umuntu aranakuvugisha impanga ukayibyimba wajya umera neza ukareka kubyimbya iyo mpanga nyine ariko Makobwa nge namusize hariya mu gikari kwezi ibyo nase ko bambwiye ko hari umuntu ngo wamutwaye ngo agenda amutwaye ngo kandi ngo yamubonaga yasinziriye ameze nk'umuntu wapfuye Makobwa se rero babajyanye ameze nk'umuntu wapfuye Makobwa nyine none hari uwundi uzi n'abandi kukubaza utari Makobwa ngo yarameze nk'umuntu wapfuye bamutwaye nk'umuntu nkaho bamushimuse bamukubise ku rutugu bamujyanye kabisa kibyo bintu bisa ubwo biteye ubwo Makobwa baba ndego sirake kandi ndabamujyanye asiko buriya manzi nk'ubu koko wavuga ko mari iki wavuga ko mari iki abantu baza bakanyinjira mu rugo bagashimuta umuntu bakarenda bamwica bakamutwara wavuga ko ari cyo mari umuntu ari kubwira muzi ndamuzi ni kagakobwa ko kuri wa mudamu soso umuntu wamuwateruye Makobwa umuntu bikubwiye ntabwo yamugusobanura neza wari we nawe ntamuzi ntabwo amuzi namumubajije ntacyo ntakoze ahubwo rero ikiriho hari ahantu manje kujya ngiye kuri polisi kureba numva uko byifashe nubyirukanga polisi irahita ihuza na bya bindi rero banamubona ugira akarimi kabi wa mwana we ugira akarimi kabi byarayibya kabisa sore nawe reka manze ngiye mbikurikirane wenda nanumve n'impumeka iri mu bayobozi ngende njya gutanga ikirego cy'umwana twabuze numve na gahunda iri mu bayobozi uko iyo ariyo ntari bikabisa ngo ariko gume hano ngiye kuba maso urebe maso mukanya niba batwaye uriyo mukanya niwe baza gutwara ngiye kuba maso nureba nabi baragutambikana ngiye kuba maso kabisa sawa rero ngiye kuba maso nta kintu kibongera kuba Makobwa bamujyanye ariko niwe ariko soso nawe rero bawankerereje nukuri bawankerereje ubisigiye nahereye nguhamagara nkubwira gahunda amasaha uri kubona atashize ariko ntabwo nakubwiye ko mba nifite gahunda amagaye ndi ku kigahunda niyo mpamvu ibyo bigahunda byawe koko fofo wazihanganya ukabireka ahubwo uzansure ngo story wiki uzansure ngo story irya si cyangwa itarimo amafaranga nzakugurira akantu burya ntabwo mba ngakeneye ndi kukubaza iyo story izana amafaranga ku buryo basi nanjye hari ikintu nakuramo ntabwo tuvugira ahubwo mbwira ibibazo ufite wankuye muri gahunda nta n'impamvu ubundi yo kubikubwira kubera iki se ko nyine nubatse wowe ukabona nta mugabo ufite nyine mu kanya njya kubona telefone barampamagaye nyine urabizi dufitanye gahunda yo kugenda kuri polisi wa mukobwa wanjye urabizi baramushimuse tugiye nyine kuri polisi kugira ngo byibura kuri polisi tubamenyeshe ko badutwaye umukozi nose bamenye umuntu wamushimuse ntago munsi nase ubundi kari agakobwa kawe wakihoreye jewe nje mvugane n'ubundi urajya kumubaririza byagenze bite nkihorere nindagisa nicare njye mu nzu ryame sinzire umwana w'abandi ntaza amerekeza arimo ntazi ibyo ari byo ubu se umuryango we uramutse uje hano uje kumushaka nawe usobanurira ubundi bamushimuse ryari
ntago mbizi ntabyo uzi nabyumvanye umukozi wawe ahubwo umukozi wawe se ntabyo yakubwiye nakubwiye ko bari ifite gahunda nyinshi ujya kugira ngo nyambijyamo bari ifite n'ubundi bukura amafaranga agiye ajya kubibaza nta makuru mfite kandi urumva naramuje kuzi wawe ntabwo akongera kubimbwira yaba byibura nari nanamenye n'umuntu waba waramushimuse sina n'utekereza nta numwe pe nta muntu numwe mfitanye nawe ikibazo aha hose nuye nta muntu numwe dufitanye ikibazo shase bizi rero ndumva ko polisi wabireka ukazajyayo arukore Sasa ataje nawe rero cyangwa ntukanshuke. tegereza nose Oya. urabizi neza ko yagiye gusa yaba arayigiriye atagenda none se Ariko umukobwa wawe abayigira tuvuge ko urabazi. ari amagambo yazanye none se ubu ko nari ndi mu rugo ko ntigeze mubona nahamagaye ahantu hose kandi Makobwa nta hantu na hamwe ajyaye keretse iyo mutumye wenda nkamubwira ati jya kunzanira ikintu ku muhanda sinigeze mutuma manzi ntiyamutumye nta muntu n'umwe wigeze umutuma none kugeza aya masaha Makobwa mu rugo ntawe uhari none amakuru mfite umukozi wawe yaje yirukanka aje kumbwira ko ngo hari umugabo umushimushe kandi ngo umugabo wamusimushe ngo yamutwaye ngamuhetse ngo yarameze nk'umurambo umva byakoze ntabwo wabimenye genda umutegereze urebe ko atari buze ejo nibigera ataraza ari buzajya kuri polisi kubaza sose urukonshoka ntabwo ndi kugushuka nuko oya urukonshoka niko byagenda kuko ubu nyane yicare nindagiza nkubite ikibuno ku ntebe nindagiza numva no kutumva kwawe ari ibyo wakumvishe ndi kukubwira ubu se ugiye akagaruka wavuga ngo iki ariko Makobwa aramutse agarutse nk'ubu yasobanurira ko yari yagiye ari buhakubwire nyine yabisobanurira tegereza urebe wikirwa wirukanka utaramenya ngo n'umunsi utararangiye ga nta mugiye gukuguruza polisi umunsi utaranya abuze umuntu ubu buze umuntu kandi ariko reka mbanze ngusobanurire rwose soso ubu ugiye kumbwira ko uriya mukozi wawe ari injajwa ku buryo atabasha gutandukanya umuntu bashimuse n'umuntu batashimuse njyewe mba mfite ibintu byinshi mu mutwe wanjye ntabwo namenya ko ntashobora no kwigutsa nabimbwira kuko azi ko namubujije kuzi iwawe amatiku yabo ntayashaka nyine nanjye yambwiye ko atakandagira mu rugo ariko abonye bashimusa umuntu kandi yari ameze nk'uwapfuye nibyo bitumye aje kureba mu rugo tegereza rero tegereza uzarebe ejo n'abataraza abari kuzagira uzajya kureba uzampamagaye tuzajya ejo nzaguherekeza bwo noneho ariko ubu ngubu ntabwo twajyayo ariko amasaha 24 nashira ubone kujyayo akozike na muri kungira ariyo nukuri nibyo kanyene banze niyicare kwanza nta nibinyiruka mba nta muntu afite ikibazo nta muntu afite ikibazo urumva hari ahandi yaba yagiye afite ahandi hantu yagiye shikira reka nsubire mu rugo nyine ubwo rero nararatashe umenye ko ejo turi buzindukane mu gitondo nta kibazo sawa reka nigende Fabo garukiraho iki garukiraho garukiraho rwose iki icara aho ngaho tuvugane winyegere egera hirya tubanze tuvugane njye nawe genze bitese ibintu birahindutse uvuye mvuye ku ishuri ngwiki mvuye ku ishuri ishuri rihe natangiye kwiga bya bindi byanzanye i Kigali nje kwiga iby'imodoka none niba uvuye ku ishuri ukaba waraje kwiga ibintu by'imodoka wiga gutaha hehe ko nzi ko ugomba kwiga utaha hano muri uru rugo oya papa manzi yanyishyuriye kwiga mbamo papa manzi ko atabimbwiye ko ugomba kwiga uba muri interi yego yaranyishyuriye kwiga mbamo Fabrice rero reka nkubwire umbeshye ntumbeshye niba amagambo uri kumbwira yaba ariyo niba atari igihuhu uri kumbwira Jehoha ndi kukubwiza ukuri yanyishyuriye kwiga mbamo rero reka nkubwize ukuri mwana wa mama uriya mukobwa Makobwa amakuru ahari ngo wamufashe ku ngufu jewe se wowe nyine jese mfata ku ngufu none mpuriye he nawe none se Fabrice ugiye kumbwira ko amagambo yose bambwiye bose bakagenda bambwira ko wamufashe ku ngufu atari wowe wamufashe ku ngufu jewe noneho n'ikinyemeza neza ko ari wowe wamufashe ku ngufu kuki wahise ubura kandi ibyo byose bimajije kubaho ko wamajije kubura ngo iki nahise njya kwiga wagiye nyine ubwo wamufashe ku ngufu urangije uhita uragenda urabura mfata ku ngufu njyewe mfata ku ngufu ahubwo se twari guhurira he njye ndi hano mu rugo nabaga ndi kumwe n'amanzi twirebera televiziyo ari kunyari nanavaga na hano mu rugo agiye kunembereza anyereka ku muhanda
Makobwa duhuriye. Se Fabrice wambwisha ukuri ko ndi mushiki wawe nkagufasha ukareka ibintu byo gukomeza utsimbatsimba Kamfasha. Umfashe iki se kandi ngewe ibyo ndi kukubwira ni ukuri. Ngewe ikibazo ntumva kugeza aya masaha ibintu ntiyumvishe. Wafashe Makobwa ku ngufu. Ukimara kumufata ntago wongeye kugaruka. Wamuhamagaye se akaza akabikubwira uburyo nafashe ku ngufu. Ngewe cyangwa mwabonye nahari mujya kungerekeraho ibintu. Urambwira ngo muhamagare ahubwo kutanazi n'ikibazo gihari gikomeye hano muri uru rugo. Kibazo cyiki se kandi? Ndamuhamagara mukura he ko Makobwa yabuze ko bamushimuse namubuze. Muri kumbwira ngewe ndi kumva wagira ngo uri muranyenera filime. Cyewe Fabrice ushatse wambwira dore ndi mushiki wawe ndi umuvandimwe wawe twonse ibere rimwe mbwiza ukuri nge ngufashe ibi bibazo turi ko wabivamo amahoro. Naho sura bimisha iherezo nirihe? Iri biye bibazo ko nta bibazo ngiye mfite. None nge hari ibintu ntumva. Ufashe umuntu ku ngufu barabivuze ko wamufasha ku ngufu nawe wowe nyiri kuvuga tuhita turagushaka turakubura. Mukanya nimamagara papa Manzi nkamubaza niba yarakwishyura amafaranga yo kwiga muri interina akamakanira icyaha kirabagigufasha. None bidaciye kabiri umwana w'abandi yabuze. Ubu nicyo kibazo kiri hano muri uru rugo. Arabuze uragarutse. Urimo urabyumva? Arabuze ngo ndagarutse. None kugarutse umwana w'abandi abuze. Ndabizi se nge ahubwo yajya kumushaka. Ngaho. Nizira ajya kumushakira yengenza ahantu ndi bumushakire. Wewe wamufashe ku ngufu ujya kumushaka. Ndagufasha nge nigeze nza kugufatira akaguru kugira ngo mufate ku ngufu. Mufashe ku ngufu arabuze aragiye uragarutse. Umufashe ku ngufu wowe ubwawe. Nge ntabwo nzi. Umaje kumufata ku ngufu uragiye urabuze. Ahubwo wenye ukimara kubura umwana yagumye hano. Amakuru ahari agaragaza ko wowe wamufashe ku ngufu. Nyuma yo kumufasha ku ngufu umwana ubanza sunega amatwi umwana baramushimuse. Bamashije kumushimuta uragarutse mu rugo umwana atari mu rugo. Urumva ibyo bintu nta hantu biri guhurira wowe. Je nahenze ko ugiye kunyakira umbaza uko ku ishuri bimeze numva ibintu uri kunyakiriza. Umbwira n'ibintu ntari kumva ntazi nawe biva nawe bigana. Umwana w'abandi polisi. Urabura kumbaza ngo ahubwo tugeze twiga ukambaza ngo Makobwa ngo nde. Ahubwo we Makobwa amushyize. Ubwo ngubwo noneho nanjye nkubaze. Urambaza se kugarutse ari uko abuze kuki utagarutse ahari. Wagushinje neza uko wamufashe ku ngufu. Nuko uyu munsi no munsi wabadwaye wo kuruhuka. Kuruhuka noneho Makobwa yarashimuswe. Yo kumushimuta se ndabizi. Fabrice ko namusize hano. Ngewe nakwinginze kuva kare niba ari wowe bimbwira yakiri kare ngufashe nka mushiki wawe uri kunyima amakuru. Reka nkubwise ukuri mukanya ribu cyangwa polisi nigera hanga urabisobanura uri no gukubitwa. Nakazi ka umenye ko ikibazo kiri muri ribu. Ngo ribu ngo polisi ibyo bya ribu se genda bizi nge nigize mpurira he nako. Abo uje rwose amakuru ni mashyashya kuri ngewe. Mva imbere rero niba ari mashyashya mva imbere genda. Nzi rwose. Ntabyo nzi. Uraza kubisobanura ko utabizi nugera muri ribu. Yewe sinanabimenye ibintu bya Makobwa se ngewe ko nasanze mu bana hanga ndabizi yewe. Uyu Fabrice ntago ari we wafashe ku ngufu. Baburetse ibyawe ndaza kubikurikirana neza ndabivumbura. Sawa. Erega Makobwa. Ntabwo ndi umuntu mubi. Wowe narakubwiye ngo dukundane ku neza urabyanga. Niyo mpamvu nahisemo kugufata ku ngufu. Ntago ngewe nta bundi bugome bundi nari mbifitemo. Nta wundi mugambi nari mbifitemo. None murashaka kumfungisha. Ngiye kukurekura. Dusubire mu rugo. Ariko sinzigere numva hari undi muntu wamenye ko ari nje wari wakujyanye. Jewe ugomba kujyamo buri joro kandi ukama hariya mu rugo ntagira umuntu ubimenya. Ari Manzi
ari mushiki wanjye ari na muramu wanjye bose ntagira umenya kumva tukabana nk'umugore n'umugabo ku bwenge buryo ari mu rugo nta muntu ubimenye yaba papa manzi yaba manzi hamwe na mushiki wanjye bose ku buryo nta n'umwe ubimenye. ega njyewe uri muranziza ubusa none se ngubu kuko nk'amabuja aramutse aje akadusangana si icyumba cyawe ntigifunze ntigifungwa cyangwa icyanjye ntigifungwa. none se kuko wambariye ko ibi bintu kuko nabishoboye kuko ukambabarira kuko ukandeka ukambira mu buzima reba nk'ubu ngubu intambara za mbere wateje intambara za mbere nateje neza izizi ubu se kuko mana nk'ubu nenda kuko narizi i Kigali nje kwigira ubuzima nza gukora akazi ko mu rugo indamutse nyiguteye nayirera. none se kuko wambabariye urumva ari wowe wa mbere waba utwise uzi abantu batwita ukuntu bangana ugomba kujya umpa ese kuko uri nimugoroba ukamba ese nk'umamuje ko kadufashe navuga gute agahita nyirukana nagiye ko n'ahandi nzi i Kigali koko ariko nawe ntukajye wigira nk'inzu ubu ubona se udufaranga dukeya bafite tutatubeshaho mu gihe bataradufata reka tujye ducunguza uburyo umwete tubikore buri munsi wenda bazagera n'igihe cyo kudufata twaranabihaza. n'ubu ngubu nenda sinzi nimba warananenda simbizi none uri kuzana ngo ndumva utarabitekerezaho neza reka nongere ntigendere wowe numara kubitekereza mbabariye kuko basi mfukame mbabarira. uremera kujya umpa buri joro buri munsi kuko wambabariye ibyo bintu kuko wambabariye mbabarira. banza unyemerere ikintu kimwe buri munsi uzajya umpa cyane uzajya umpa kuko man ngenda kwinginze mbabarira n'ukuri. uremera kujya umpa ninkubabarira uremera kujya umpa anguze kuko wambabariye reba nk'ukuntu bwa mbere wabikoze reba ingaruka zajemo none uri kuko ingaruka zatewe nawe wowe wagiye kubibwira mushiki wanjye gute manzi yagiye kubimenya gute nanze ngo narindi kwibabarira n'ubu ndi kubabara kubera ibise nuko utaramenyera ntumenyera uzajya ubona ntacyo bitwaye nose abantu bose babikora niko bababara nase ubundi wandetse ubundi wewe ariko ngo wandetse ubundi wowe ngo wandetse wowe ndi kukubwira ikigamijwe reka nongere nguzirike ngende ubundi uraza kubitekerezaho. ndanashonje ngewe uranashonje ibiryo se ntiwabitayeho wabaga ubu iyo utaza kubivuga ntabwo uba wariye nose se wowe wanzanye hano ko uzanye hano ngewe bamfunge imyaka 25 urayizi mbabarira yiki mbabarira sha mbabarira ubwo inzara nimara kukunogonora uzampamagara nongere nze ntuhambure wenda uri mu miteto wowe bajya kumfunga imyaka 25 ubuse nazaga ku Rwanda rugeze neza uri hano ese kwa sister man twese gume hano none se ibyo nakubwiye ntabwo wabyumvishe mwana ahubwo manzi nizere ko ibintu mutakomeje kubigira ibyadanje nta kintu kimwe cyabaye mani jewe utuntu twangende ko twikorera ntabwo n'umuzi ko twabonanye kabisa ntabimize nani wigeze unabimbaza shangewe ibintu byangende kubyishyirira ku murongo gake umurongo gute